ati mwongeye kwirirwa mwebwe bakunze b'ikiganiro Sky Show, twongeye kubasuhuza mwebwe inshuti z'akadasohoka cyangwa se mwe tubana cyane mu kiganiro Sky TV Show iba yabateguriye muri Sky Show, aho tugiye kugaruka muri updates zigiye zitandukanye. Ni updates ziza ziri kuvugwa hirya no hino, hari updates ziza ziri kuvugwa mu bintu bijyanye na politike, mu myidagaduro, ndetse byose tukagerageza kuba twagenda dukora buri nkuru kuri buri kintu. Navuga ngo buri muntu wese ashobora kuba yakirefera cyangwa se yakunda. Hari inkuru ziba zivugwa kuri politike, hari ziba ziri kuvugwa mu myidagaduro, yaba muri football cyangwa se muri showbiz by'imiziki, ariko byose tugerageza kuba twakora mu bwiru kugira ngo buri muntu wese ukunda Sky TV Show abashe kuba yabona iyi nkuru cyangwa se yakumva mu bintu bijyanye n'ibyo akunda. Se rero kuno munsi nanone tugiye kugaruka kuri updates ziba ziri gutrendinga ku mihanda cyangwa se inkuru ziba ziri kuvugwa hirya no hino, hari ziba ziri kuvugwa muri politike ndetse n'iziri kuvugwa muri showbiz. So for right now tugiye kugaruka muri updates zigiye zitandukanye. Turahera kuri updates ziri kuvugwa cyane hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ndetse twerekeze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse tujye no kureba no ku mugabane wa Amerika se harimo haravugwayo iki. So rero ni update mbahuze ni kugira ngo turebe se bundi biri gutrendinga kuri no mihanda ni ibiki cyangwa se ni ibihe, kugira ngo tubyinjiremo tumenye ibyo ari byo. So rero for right now tugiye guhera kuri ino nkuru irimo iravugwa kuri Pastor Claude, aho navuga ngo nawe ubuzima bwe cyangwa se uburwayi ntibumworoheye cyangwa se ntibumumereye neza. So rero inkuru yavuga yuko Pastor Claude Ndayishimiye umaze igihe yarimukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho abana n'umuryango we arembye nyuma yuko nyuma yo gufatwa n'uburwayi bw'ibibyimba cyangwa se kuba yararwaye ibibyimba ku bwonko. Navuga ngo ni indwara mbi cyane kubera ku bantu bayizi cyangwa se ku bantu bayisobanukiwe n'indwara byibuza itagipfa gukira nayo, ahubwo akenshi ni indwara ikunda kuba yavutse umuntu ubuzima cyangwa se kuba yatuma umuntu abura ubuzima. Akaba ari indwara rero navuga ngo mbi cyane. Navuga ngo uno mupastor Claude cyangwa se n'umupasiteri wakunzwe n'abatari bake, navuga ngo arwaye muri aka kanya. Se rero turimo turamusengera twibaza se bundi iyi ndwara yazayikira cyangwa se ubundi iyi ndwara yamuvaho gute, kubera ko abantu benshi cyane bagiye bagaragaza leta zabo bavuga se bundi nyuma yuko ayirwaye ese dushobora kuzumva ngo Pastor Claude yatuvuyemo, kubera ko ni indwara bazi neza ko ari indwara mbi, kuko kuba wapfa gukira ikibyimba cyo ku bwonko ni ibintu bigoye cyane cyangwa se ni ibintu biba ari ibitangaza, nko kumva umuntu wakize kanseri. So rero ahari yumve ko abanyarwandakazi ndetse n'umuryango mugari w'abanyarwanda navuga ngo urimo uramusengera cyangwa se urimo uramwifuriza kuba yakongera akamererwa neza cyangwa se akagira ubuzima buzima. Another update ni update iri kuvugwa ku kigo navuga ngo cy'imiyoborere cyangwa se ikigo gishinzwe imiyoborere hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda RGB, aho urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB rwagaragaje ko ubusinzi mu bagize umuryango buri ku isonga mu bikururu biri ku isonga mu bikurura ibibazo mu karere ka Nyaruguru. Ndavuga ngo abantu cyangwa se umubare munini, percentage nini igaragaramo ubusinzi bukabije mu bashinze cyangwa se mu bubatse ingo, buri kugaragara cyane mu karere ka Nyaruguru, cyangwa se aho navuga ngo nibo bantu navuga ngo bafite percentage nini muri iki gihugu mu kugaragaza percentage nini mu businzi bukabije. So rero ubu businzi bukabije akaba ari ikintu navuga ngo kibangamiye sosiyete cyangwa se kibangamira umuryango, kubera ko akenshi cyane buriya urugo rurangwamo ubusinzi usanga no gutera imbere kwarwo bigorana, cyangwa se kuba bakiteza imbere ubwabo biragorana, ahubwo usanga kenshi aho gutera imbere ahubwo bahora mu makimbirane. So rero muri aka karere ka Nyaruguru niho navuga ngo hagaragara umubare munini w'abashinze cyangwa se w'abashinze ingo bafite percentage nini mu businzi bukabije. Another update ni update iri kuvuga ku muhanzi Ariella Ways.
Rero Airways ari mu myiteguro ya nyuma yo kumurika alubumu ye ya mbere yise Here to Stay, cyangwa se ayo navuga ngo ni mu gitaramo ari buze kuba yamurikamo uno munsi saa moya, aho ushobora kukireba unyuze kuri hashtag ya Brit. So rero kanizere ko biri buze kuba bimeze neza cyane kuno munsi, aho abakunzi we cyangwa se abakunzi b'umuziki nyarwanda cyane cyane no muhanzi ari Airways, kanizere ko byibuza update mba nguhaye nawe nimugoroba uraba uri kumukurikira aho araba ari kugutaramira, bundi ibintu bikomeza kugenda bimera neza cyane. So rero uri buze kunyuraho bita ni brit.com don't rwa uri buze kunyuraho ubundi urebe by'iki gitaramo cyangwa se biraba bikubiye muri iki gitaramo, aho bari kukumurikira alubumu ye nshyashya cyangwa se arimo aragutaramira ku ndirimbo zimwe zigize alubumu ye nshyashya yakoze. Se rero indi update ni update ivuga yuko abasore n'inkumi 438 ba Centrafrica batojwe n'u Rwanda binjijwe mu ngabo cyangwa se binjijwe mu ngabo za Centrafrica. So rero abasore n'inkumi ba Centrafrica bagera kuri 438 batojwe n'ingabo z'u Rwanda zifatanye n'iki gihugu, basoje amasomo ya gisirikare abinjiza mu ngabo. Abinjijwe mu ngabo barimo 38 b'abakobwa bose bakaba barahuguwe mu gihe cy'amezi 6. Ubwo ni igice cy'umwaka. uyu muhango wabereye ku kigo cya gisirikare cya Kasai mu murwa mukuru wa Centrafrica, cyangwa se navuga ngo ni ingabo za Centrafrica zirimo zirenjoyinga kuba zapasinze cyangwa se zabashije kubona noneho zakitwa ingabo. So rero umugaba mukuru w'ingabo za Centrafrica bita General Zephirin Mamadou yitwa Zephirin Mamadou yatangaje ko bashimishijwe n'imyitozo yatanzwe n'ingabo z'u Rwanda, byerekana ukwiyongera gukomeye ku bushobozi mu gukemura ibibazo bitandukanye by'umutekano urangwa muri Centrafrica mukeya, cyangwa se aho navuga ngo ingabo z'u Rwanda ziba zaragiye gucungayo umutekano. Se rero ni ikintu cyiza cyane kumva yuko hari ubufasha igihugu cy'u Rwanda kiba kirimo kiratanga hirya no hino mu rwego rwo kugira ngo igihugu kindi kimakaze umutekano ndetse n'ubunyamwuga mu gisirikare, kandi aho navuga ngo nabyo biba byigira cyane cyane ku gisirikare cy'u Rwanda cy'umwuga kandi cy'ubupfura. Se rero ni ikintu cyiza cyane, ni ishema ku gihugu ndetse n'abene gihugu kumva yuko byibuza hari ikintu u Rwanda rurimo ruratangamo umusanzu. Se rero ni another update, ni update iri kuvugwa yuko muri Congo uwo bita Nanga cyangwa se uwo bita Bisimwa na Makenga, aho navuga ngo inkuru yabo nabo muri Congo yabaye akasamutwe. Ni ibintu byatunguye benshi cyane kumva yuko hasowe amafaranga agera kuri miliyari 5, akaba ndetse zinarengaho z'amanyarwanda, ubwo akaba ari miliyoni 5 z'amadolari zirimo ziratangwa kuri aba bagabo bombi ku muntu byibuza ushobora kuba yabafata agabashyikiriza leta ya Congo bakamuhemba hafi miliyari 6 z'amanyarwanda. So rero ni amafaranga menshi cyane yashyizwe kuri aba bagabo. So rero ndagusomera inkuru kugira ngo turusheho kugenda twumva se bundi bimeze gute. So rero Congo yashyizeho miliyoni 5 z'amadolari ku muntu uzafata uwo bita Nanga Bisimwa na Makenga, Sultan Makenga. Aba bose umwe akaba ahagarariye ishyaka rya FC, undi akaba ahagarariye akaba ari general cyangwa se ari we navuga ngo mastermind wa M23.
leta ya Kongo yashyizeho igihembo cya miliyoni 5 z'amadolari ya Amerika ku bantu bayifasha gufata abayobozi batatu b'ihuriro ibyo bita Alliance Fleuve Congo ndetse Fleuve Congo n'irindi ryitwa rifatanye na M23. Kongo ivuga ko abo bayobozi baciriwe imanza kandi bahabwa igihano cy'urupfu. Ubwo ni ukuvuga ngo uwo bita Sultan Makenga ndetse n'uwo bita Nanga Bisimwa baciriwe cyangwa se bakatiwe n'inkiko zo muri Kongo igihano cy'urupfu. Itangazo ryasohowe na Minisitiri w'Ubutabera ku wa gatatu rivuga ko hagenwe igihembo cya miliyoni 5 z'amadolari ku muntu wafasha mu guta muri yombi uwo bita Colonel Nanga ndetse n'uwo bita Bernard ndetse n'uwo bita Sultan Makenga. Izo akaba ari inkuru ziri guturuka muri Kongo yuko aba bombi baba barimo baragenwa amajanda cyangwa se aho navuga ngo ibintu byabo byo kuba bacika cyangwa se bakomeza kwidedembya ntabwo bishoboka kubera ko amafaranga yashyizweho kuba bafatwa ni menshi cyane. So rero uyu munsi nibwo haje kuhagaragara inkuru ivuga yuko byibuze aba bombi bagaragaye mu mujyi wa Goma bari no kugenda ubona yuko ibyo bintu babiciye amazi ndetse ko berekana yuko nta n'uwabakoraho. So rero nizo update nari mfite for right now. Let's go again. Ya Pablo Papito Patrick Makazantigire Kasiko Pistol. It's your back and sharp Pagan boy. I know this is the very the quit. Ya shop point just kind of tuze kubona na muri update zuta. Ciao ciao.